bandangira ku kazi ke njya kumureba ku kazi aha nakorera yego mageze ariruka. Nimwaga waramubonye ku kazi? Naramubonye ku kazi yarangije ariruka ndaje ndayicara muri ndira nkamusa. Yirutse yakubonye se? Madamu wawe wamubonye? Nise kuki yanunguye kuki atabanje kumbwira. Ugiye kumbaza kandi urumureba? Kitambwira. Cyo mundebere kumva. Ese kuteye intebe aho hakora iki? Uje kunde bakoze ryari? Egeze uye buretse nabanza akwegere ko mbona uri gukora imbaga uje kunde ku kazi ryari? Ukora ku kazi umbonye uriruka. Urambeshye. Kandi amagaye ndakubura. Urabizi ko umwana dufitanye umwana. None uzi ngo uwo mwana abayeho gute? Kirare kandi gikomeye cyane. Uzi inshuro mvuye i Kigali. Mushaka nkubura naho muboneyeho kugira ngo nyere kukiruka. Ni ugira gute umume mwirerere akubya ngo neza abantu bamamagara ngo nataye umugore ngo nagikoze. Kubera akariyo. Nuretse narakarubye ibintu kunsebya kwitangaza amakuru ubwo ese byavugara ko ubusara arakubye ngubwira ndakubeshya. Atansebya se. Nose niba yemeye ko namwohereje amafaranga 5,000 ubwo urumva atari amafaranga namwohereje. Ubwo ni menshi. Ni menshi nyine. Ni menshi atagaragara se. Oya rwose oya. Ubwo nyine 5 iyo wamuhaye. Nose kugiye. Ndagiye rwose. Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho tubana umunsi ku mundi. Reka nizere ko aho urumeze neza ndetse nawe utameze neza ukomeze kwihangana. Imana ni byose kandi ubuzima niko bugenda komeza ukomere. Reka nshimire mwese twabanye kuri Keza TV show tuyitangira ndetse kugeza uyu munsi ngira ngo abantu muyikurikira maze kubibona muri comment abakunzi bacu bandika ngo twujuje 100 kandi koko nibyo byuzuye ndumva nta n'icyumweru kirashira. Ndashimira buri umwe wese twabanye kuva tugitangira ndetse kugeza kuri uyu munsi. Ni ukuri n'imbaraga nyinshi ni inkunga yanyu ikomeye. Ni ukuri ndagira ngo mbashimire muri comment murabyandika nkabibona ariko si uko mba nacecetse ariko mba mbifite ku mutima. Ndashimira rero buri umwe wagize inkunga atanga kuri Keza TV show ndetse na wakoze subscribe ndagushimira cyane. No kuri nkuko twujuje 100 dukomezanye tugira 200 ndetse dukomezanye natwe nkuko abandi baserebura miliyoni natwe tuzayiserebura umunsi umwe dukora gafete. Rero ndabashimira no kuri byo mwihariko wowe nyine ukiri kumwe natwe ni mukomeze mutube hafi tugumane dukomeze dutere imbere kandi no kuri byose ni mwege tubikesha tubikuye ku mutima. Rero mukomeze mubane natwe no kuri mu biganiro byose dukora ujye utanga share ndetse na comment cyangwa se cyifuzo cyangwa se igitekerezo wajye utanga kuba twaganirije bagiye batandukanye ndetse kugira ngo dukomezanye n'ubamagani aba basabu biyongere tuzana celebrate. Reka rero uyu munsi ndi kumwe harya Madame Jean Marie izina nkunda kugibagira ibwo reka mfate Yvette umutoni wa Yvette reka mfate Yvette turi kumwe tugiye kuganira hari haciyeho iminsi derukana ubushize nari kumwe na Mama Salomo tuganira ku kibazo cya Jean Marie urumva ntago birakemuka kuva cya gihe. Rero uyu munsi niyo mpamvu yampamagaye yifumbwira ko yifuza ko tuganira. Natekerezaga ko bisa n'ibyarangiye ariko ntago ariko bimeze. Ndumva haciyemo icyumweru hafi 2 tuganiriye niko bimeze. Ubu rero yampamagaye ambwira ko ashaka ko tuganira. Ntekereza ko byibura noneho ikibazo cyakemutse ariko numvise kitarakemuka ahubwo kikiri gishyashya. Niyo mpamvu tugiye kuganira kuri uyu munsi kugira ngo twumve niba barabashije kuganira cyangwa se niba hari ikindi kiyongereyeho. Ubwo reka mbanze muhe ikaze cyane ko aturuka mu cyaro datuye muri Kigali. Ubwo sinzi nimba kiri nahani ba wari waratashye banze usuhuza badukurikiye tuguhe n'ikaze hanyuma tubwire amakuru y'iminsi. Urakomeye? Ni amahoro? Amahoro cyane. Ko wavuze se? Iminsi. Ni iminsi yatumye ubura? Ibintu ariko ntago ari iminsi ahubwo ni impamvu y'uko udatuyina. Iyo utuye inaha twari kujya nabyo birimo. Urumura ko ariko? Oya. Kubera kasatsi ko kaba kameze bagira ngo umwadeperi. Oya ntabwo ndi umwadeperi. Ubushize harimo agatentire ko bagakuyemo gashyiramo kanda. Biterwa n'icyo umuntu ashaka. Wahinduye? Nahinduye. Ariko cyagene nibwo byari byiza cyane. Uzongera ugasubiza. Biterwa n'icyo umuntu ashaka kandi n'icyo akunze.
basi ubwo nta kindi narenzaho. Amakuru rero y'iminsi amakuru ni meza. ugarutse muri Kigali, Yego. tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Hanyuma ugaruwe n'amahoro, ariko Ntabwo ari neza. uzazanwa n'amahoro ryari? Ngiye n'ikigero. buri gihe kuza atari neza bimeze bite? Nta Igihe kuntu cya- wazapanga urugendo rwa neza muri Kigali? Bizaterwa nyine. Ibyo ndimo nibigenda neza nzagaruka nze kureba ibyiza. Hanyuma rero uheruka inaha mu minsi yashize, uyu munsi uragarutse, noneho ni igiki kiguhagurukije? Noneho ushize wahagurukijwe nyine no gushakisha umugabo uramubona, wenda ntihabaho kumvikana. Uyu munsi wahagurukijwe n'iki ko umugabo wamubonye ko Ntabwo niwe wangaruye. waramubuze se? kandi nanone nanubu ntaraboneka. Ntabwo araboneka. hakuno none ukumushakira mu cyaro. Oya, kumushakira ni Kigali ko mu cyaro ntabwo ugeze ahagera. Hanyuma ubushize rero jyewe naganiriye nawe, twarabonanye. Icyo gihe mu masalomo twari turi kumwe tuganira nawe, ariko ukuntu namubwiye ko nyine twamenye ko hari umugore wa kabiri, arabiseka cyane. Nyine sinzi nimba arabashije kubona ikiganiro, arabiseka cyane ngo umugore wuhe, nyine ntiyabyemera. Mbese aravuga ngo ko yatubwiye ko afite umwana, atubwiye ko afite umugore, ntiyabyemera. Hanyuma uyu munsi n'ubu uramushaka mu buhe buryo? Bimeze bite? Meruka inaha naraje twabonana neza, ariko narayenje nimugoroba bandangira ku kazi ke, njya kumureba ku kazi aha nakorera. Yego, mageze ariruka. Waramubonye ku kazi? Naramubonye ku kazi, yarangije ariruka, ndaje ndayicara murindira nk'amasaha. Yirutse yakubonye se? Yambonye ariko ntabwo yambonye neza, ariko byitwa ko yambonye nyine. Nose umuntu yakiruka atari guhunga umuntu atazi. Keretse neza yakiruka atabonye ko ari wowe. Umuntu ntabwo yahunga umuntu atazi. Mbese ugiye kumureba ku kazi umushakishije, akubonye ariruka? Ambonye ariruka. Ahunga iki se? Ubwo sinzi ibyo arimo guhunga. Ndangije n'ubundi murindira nk'amasaha 2 niyaza. Ubwo warahagumye uramutegereza? Nk'amasaha 2 niyaza. Ndangije mpita nsubira ahantu nari ncumbitse nyine. Ni umuntu wari uncumbikiye. Ahantu buri kuba ni umuntu uncumbikiye nyine. Kandi nawe urabizi muri Kigali aba yakurambiwe, umuntu nta kintu ufite ku Kigali ni uguhaha, nawe urabyumva. Ntabwo rero umuntu yagomba gucumbikiye nta kintu umuha. Ubwo nanjye ni kuvuga ati mushake basi, ubuzima bwo mu cyaro murabuzi. Ese ni igiki hanini wumva umushakira? Nshaka ngo amfashe kurera umwana. Umwana w'umwana isi twumvise ari mukuru. Umukuru se nubwo yaba ari mukuru, nubwo yaba afite imyaka 10, ariko ntabwo agomba kwirera. Umwana w'imyaka 10 ubundi nubwo yaba afite imyaka 10 cyangwa 15 ntiyakirera. Mugomba kumufatanya mukamurera, ukamwishyurira ishuri, kurya urabizi, ni ukumaza umuntu yajya guhaha, inzu ni ugukodesha, nta sambu mu cyaro tugira ngo turahinga. Ese ni gutyo bari kumushaka kugira ngo amfashe. Yego. Hanyuma akikubona akiruka watekereje iki? Nyine ntabwo wabura ibintu byo gutangategetse uriya muntu ubundi twapfuye iki, kucya mbona akiruka, ubundi abona ndi inyamaswa, ntabwo azi ko ndi umugore we, ntabwo azi ko twabyaranye. Ese ibintu nk'ibyo nibyo natekereje byinshi mu mutwe. Nyuma yaho wenda ejo nibwo wamuciyeho ku kazi, ariruka urataha, ntabwo wagerageje kumuhamagara kuri telefone? Ntabwo amfata. Iyo muhamagaye kuri telefone ntabwo amfata, cyangwa se mwe ngasanga yaranamborotse telefone yanjye nyine igacika. Ubuzima bwo mu cyaro, iyo uri mu cyaro, ni ibihe bintu bikugora mu buzima? Ubona ko nyine handi uvuga uti umugabo yaba hari akamfasha, ni ibihe bintu utuye tuntu tukugora nyine mu mibereho? Mu mibereho yanjye ni ukurera umwana wenyine. Umwana aba akeneye kurya, akeneye ishuri, akeneye kwambara, ibintu nk'ibyo. Naho tuba naho nyine urabyumva. Ariko mu cyaro bakodesha kuri make. Bakodesha kuri make, ariko nayo mba mfite. Wayakura hehe se? Ibintu byose ko ari ugushakisha. Ikibazo. Hanyuma se ndagufasha iki? Wowe ikintu ugomba kumfasha, ugomba kumumamagarira ukamuzana, ugomba kumuhamagara akavuga ati njyewe kuko namwumvise ko numvise atanabyemera neza ko nyine wowe muhamagare, umubaze ahantu ari, akubwire, nawe ubwira ati basi ngo nsanga aha n'aha ugurira akantu. Ntabwo yakanga ushaka ko muhamagara akaza hano. Ndatungura umuntu ahita aboneka we. Adafite akazi kenshi yaza.
niko mbitekereza ariko nanjye uramubwira nazo uramubwira ngo mpa amafaranga nazo ntabwo ndabwira ngo umupfu wahamagara umuntu mumaze igihe kingana gutya mutavugana akabwira ngo amafaranga uramubwira iki uramubwira ukabwira wagira amahirwe yo kukwegera mwavugana wenda tuvuge ko ari boze uramubwira iki mukaganira muraganira iki kitaramu murahoberana se nyine muramukumburanye manze musuhuzanye muhoberane abishatse njye nta kibazo abishatse kuko umuntu waguhunze yakubonye akaguhunga nagupfa se mugana ari ikeka iki jamari ari ikeka iki se nyine amenya ari wa mugore ko yavuze ko nta kintu mama Salama yavuze ko nta kintu kiri hagati yabo ariko muri we buriya umuntu yirukanka afite ikintu ari guhunga muri we ntabwo nzi icyo ari cyo ariko buriya tubashije kuganira nawe twakimenya hari icyo twamenya hanyuma ubwo kumuhamagara ndaje muhamagare mu kanya twumve niba biri bukunde naboneka turaganira nyuma kiragiye kuganira na mama Salomo hari ibiganiro mwagiranye akubwira ko nta hantu ahuriye n'umugabo wawe waba warabyizeye narabyizeye ariko ntabwo ari neza kubera ko ntaramubona ikibazo no kutarabona umugabo mubonye nawe akabinyizeza nahita mbyumva kuko bose baba babinyijeje ko atari byo kuki utabyemera kandi yarabibwiye ubwo wari nkawe wabyemera gute kandi uwo ushaka nawe utaramubona nese niwe umubitse ntabwo ari umubitse ariko ndakeka ko bari niwe umubitse nose sinaje kumushaka numva ko bari hamwe ariko byari byararangiye aranje nyemeza buryo ki batari hamwe ariko kugeza na n'uyu munsi sindamubona ngo nawe ambwire ati uriya muntu bakubwiye barakubeshya cyangwa se ni ukuri ntabyo araza ngo ambwire se ndamubona rero nta cyizere nabiha nta cyizere wawe ubwo ukuri ushaka ni uko umugabo wawe niko nshaka niyo ugomba kumubwira ubwo nakubwira ati hari ibyo tuziranyeho cyangwa se ntacyo tuziranyeho nibwo wemera ko ari ubwo nemera ko ari ukuri none se umugabo wawe nawe ko tutamubona wa mubyeyi we wenda Imana niba ishaka tuzamubona ariko erega yewe ntekereza ko nk'uko muri komenti abantu babivuze mama Salomo ni umuntu wahuye n'ibibazo byinshi by'ubuzima mfite abana bangahe sintekereza nanjye yuko yajya mu bintu byo kuvuga ngo aratwara umugabo w'abandi nawe we baramutwaye simizi wenda baravuga ngo umuntu ni mugari ariko uko mbitekereza ntekereza ko atabikora kuko ubushize ni nako yatubwiye rero nk'uko numva yuko ikintu kibi cyakubayeho utakifuriza mugenzi wawe nk'uko byamubayeho we bakamutwara numva ko atari ko yakitura nawe Jamari ngo amutware uretse ko ari ijambo yavuze tuganira yaravuze ngo mu bagabo yakifuza Jamari ntarimo ni wowe yabibwiye bivuze muri kumwe ni wowe ubwo yabivuze turi kuganira mu bagabo yakwifuza umugabo wawe ntarimo ngo byabaye ijambo wenda twari turi kuganira muri rusange ariko hano turi twenyine ibyo jambo warifashe gute arivuga nyine bitewe n'ukuntu ngiye navuye mu cyaro bambwira ko bari kumwe ari na mama Salomo nyine ariko ubundi umuntu n'umugari nagashaka kwizeza none se nagashaka kwizeza ngo uyu muntu ndamuzi cyangwa se nago muzi kandi yumva ko uri umugore we nago yabyemera agomba kubwira amagambo ashaka agukomeretsa ntago kakubabaje ako kantu ntago byabura ntago byabura hari ikindi kintu hari ikindi kibazo waba waregeze ugirana n'umugabo wawe kindi wenda ubwo ndi kubara muri ya minsi utarazi naha mukiri mu cyaro cyangwa se wakiza muri Kigali wowe uri mu cyaro utaratangira kumva mama Salomo nyine ko bari kumwe hari ukuntu umugabo ajya i Kigali agahinduka bitewe nawe ubwawe cyangwa nuko mubanye niba umuhamagara umubaza amafaranga kenshi niba umuhamagara umubwira ibibazo cyane akavuga ati uyu mugore rero agiye kunsaza kandi azi ko naje gushakisha reka mbe mwigijeyo hari ikintu mwaba mwarapfuye wenda ku buryo kiba cyaratumye atekereza ibindi bigatuma ahindura ibitekerezo reka nta kibazo na kimwe twari dufitanye keretse we niba wumva cyumva akizi atarigeze akimbwira naho ngiye nta kibazo na kimwe twari dufitanye nta kibazo mwari mufitanye niba ntacyo uko biri kose ntandura ivugira ubusa kandi Jamari ni umuntu w'umugabo nta mugabo wiruka nta kimwirukankanye uko biri kose impamvu yirutse nuko hari icyamwirukankanye reka nze muhamagare kuri telefone yanjye numve niba ari buze kuza kunyitaba nanjye ashobora kutanyitaba
nanjye ashobora kutanyitaba ntawamenya, ariko reka mpfe kugerageza amahirwe ndebe, kubera ko hari igihe njya muhamagara tugasangira agafanta, hari igihe ndamubwira ko ngiye kumugurira agafanta arahita ashaka kubyumva kurusha nabwira ngo ndagushaka gusa. Ndambwiye nti ko nshaka kugurira agafanta uri hehe ngo tugasoma inovu kwambwira, ngo nitugira amahirwe turamubona, nitunamubura ariko niba utari butaha uyu munsi wakihangana n'ejo twamubona. Oya njye uko mbishaka ndi kumva twahita tubonana kugira ngo nanjye nsubire kureba umwana. Halo? Halo? Oui, Jama, bimeze bite? Yego mwiriwe? Urakomeye? Yego mumeze mute? Ni amahoro. Ubu se uherereye hehera? Umva haragiye mu Karaka. Urumva nari nguhamagaye, nari ndi hamwe tujya dukorera. Ubwo niba wabona ukuntu simbuka waza akugurira agacupa kamwe, ndabizi nawe rimwe na rimwe ujya unyibuka. Yego ye. Ko mwaba munkoreye umuti rabuze ukuntu nakubiswe. Ngaho hagerera dore izuba rimeze nabi nkwicira ni rimwe ariko nta kibazo. Nta kibazo rwose, rimwe naryo nta ribi. Ni rimwe ngaho hasimbuka wagere utebuke dore ngiye kuhava nanjye. Mu minota 10 ndaba mageze. Sawa. Murakoze. Buno Jama ari kuba mvuza agacupa ashaka guhita atega moto kandi ngiye kungura icupa ry'icyatanu. Ikibazo aranyica naza sindi bumukire. Oya icyambere nuko ndi bumubone nabindi. Ambwiye ko ari kagiye kuza, ubwo reka mbanze ngira ariko icyo nshaka nyine ntuze kubishyigiramo amahane, urumva kuko urumva tumuhamagaye atazi ko turi hano, atazi ikintu tumuhamagariye, ngo naza nyine bisobanure neza tutafite amahane adatuma itayivumbura yongera akagenda nkuko cyangwa yongera kubona yiruke. Simbizi. Yongera kubona yiruke. Katuze tubirebe. Ese ni mu muryango wawe nta bantu bo kugufasha bo muri famiye bagufasha wenda mu gihe umugabo adahari? Hari ukuntu tugira imiryango ikadufasha cyangwa se ntinadufashe nabyo bibona? Umuryango wanjye wapi nta muntu wamfasha, ariko iyo umuntu avuye mu rugo avuze ngo agiye gushaka undi agiye gushaka nayo uretse cyaro urimo si ikiwanyu n'ikiwacu, ariko byumvikana iyo umugabo agiye gukora ikigare, ariko iyo umuntu agiye gukora ikigare bazi ko agiye kuzana amafaranga, ubwo niba baza kugusaba bazi ko mwakize, bazi ko turi abakire. muyashake rero kugira ngo nyine ugire umugabo ubi Kigali nyine ajya kohereza amafaranga umuntu w'i Kigali ubu nawe kubera ko wahaje bazi ko nawe uzasura nayo amafaranga, ahubwo uza abashyitsi nzagira ninsubirayo twahoraho. Reka tube duhagaritseho gakeya, umuntu uvuze iminota 10 buriya babirabura twongeraho indi 10 tubanze tumurindira akanya gatoya, nagera hano tuse gusubizaho kamera niho ubwo turi bwongere kugaruka mu kanya. Reka tube tumurindira gatoya kandi mbona n'ababaye umwirabura minota 10 bibaye 15 ariko bari koza yatinze ariko n'ikirenge nyine atateza akamoto ngiye ko yenda kuhagera ariko kanongere muhamagare ndebe wabwira uwo muntu n'ubundi ukataha ejo mu gitondo byibura. Ari mbonye nk'amafaranga nanjye ubwanjye ngahaha mpabe uri kubara amafaranga wagira singuye Jamari kana naguhaguruke nkuhobere nyaho ntago berukanye yewe datasko hano hano karibu Jama karibone kuri kundeba se iri ni ryo cupa mamagariye ariko iri cupa siri utandi macupa yose wanyweye ngahuriye narasubundi amakuru nayangaye ureba Jamari we niko mwese bimeze bite ko umuntu wunguye kandi Jamari ni ka surprise ariko se ntago bumukumbuye no gusuhuza madame surprise mutane kuje n'agacupa karaza ntugire impungenge mwigeze mumbwira nk'ubudura ibintu mu mitse mukiramo na tutavuganye bimeze gute so bundi madame wawe wamubonye nese kuki yanunguye kuki atabanje kumbwira
ugiye kumbaza kandi urumureba Utambwira. cyo mundebere kumva ese ko uteye intebe aho hakurya Waje kundeba ukoze ryari? egeze uye buretse nabanza akwegere ko mbona uri gukora imbaga Waje bimeze kundeba ukoze ryari? ukora akazi umbonye uriruka Urabeshya urambeshye. kandi warirutse Gafata gatebe. Oya reka urabeshya. niko Yewe shamba waraje urambona cyangwa urabeshya? naraje ndakubona Se mwagiye muri ibintu byo kubira. wakwicaye wegereye madame ariko Uye naribi ariko nangana. wamutinye Uye niko ke. Akubwiye ko yaje kundeba kamba. kandi ari nguyu Waraje urambona. naraje ndakubura ugurira Niruka njya. warirutse Ngirumva ayo makosa nayakora nkabona umuntu nkiruka. ariko jama Naba niri kwirutswa n'iki? kutari kumwegera Oya ntabwo yambonye arabeshya. Vugisha ukuri ariko ntimukajye musebya abantu. Ariko nk'ibi ngibi umva jama nonese, dore impamvu nguhamagaye waretse se tukaganira atari ibintu bya kamera kumbona mufite na kamera. ndetse kamera kuyisanze ko umugore ayiriho ubwo we kayicayeho kamera ikaba imuriho we kugiho wabiki bw'ikibazo kiri hano ari ikibazo madamu yifuza kukugishaho inama akakubaza Akangishiriza inama kuri kamera se. kandi yaraje kukubwira muri mwenyine ukiruka Arambeshyera ntabwo yigeze ambona. Arambeshyera rwose. umubyeyi Si kuki abantu b'iki gihe muzigaye mubeshya kuko kubeshya umuntu bizabageraho. yahimba ikintu ari kukubeshyera njye ko najya kureba Ukabeshyira umuntu none sinari ukamubeshyira. nahazi noneho kwanze naranabajije Wararangije. ndangira nkubonye nkubise amaso uriruka mbona uri kurenga Ntabwo ari njye wabonye kuko njyewe ntabwo nabona umuntu ngo niruke rwose. nyine urumva ese bari kukubeshyera Arambeshyera mu kuri kw'Imana. ariko jama umugize injajwe Ntabwo umugize injarwa ariko ntabwo byumvikana uko wabona umuntu umugore wawe umusheri wawe ukamubona ukiruka. umusheri none wemeye ko ari umusheri nta kibazo nubwo waba utashaka kubyemera nubwo wabyemera nta kibazo cya mbere nuko nakubonye data mubwira Urabubwira icyo ushakiye. Uranshakira iki? ntabwo byaba ntabwo bigomba kubimbaza gutyo ibibazo mfite tugomba kubiganiraho turi babiri Turabiganira ese kuki utabanje kumumagaruka ukabanza reba muri telefone yo kutambarutse ntabwo hamagaye nsanga aregara guhamagara bikanga niba wanshyize blacklist ni sinzi ko ntabwo nigeze ngushyira blacklist. ubu nagiye gutega Ahubwo mva mu wenda cyaro ubwo kubera ko amafaranga yabuze simukadi ifite ikibazo. kuri nimero ye wenyine kuri nimero yanjye nyine niyo ifite ikibazo urabizi mu cyaro ubukene bumeze nabi naraguhamagaye ndakubura urabizi ko umwana dufitanye umwana none uzi ngo uwo mwana abayeho gute Ariko ndumva nta kibazo ntabwo wambuze pe. ikibazo kirahari kandi gikomeye cyane uzi inshuro mvuye i Kigali mushaka nkubura naho muboneyeho kugira ngo nyere kukiruka Oya kwiruka byo ntabyo nakoze. niko jambo kuko madamu wawe ubu ni inshuro kabiri aje muri Kigali gushaka wakemuye ibibazo mufitanye akarimo kareba umwana ikintu gituma ko kudakemura ibibazo Arambeshyera yabuze iki? Wabuze iki? navuze iki se ubundi wamaye iki Wabuze iki se? Hari ikintu ntabwo ibintu byose nabigo ikibazo ufite ni iki? naherutse umbwira ngo ugiye i Kigali gukorera amafaranga nayo mafaranga hano Nta mafaranga se mwoherereza? ubwo niba ukora niba udakora nibyo Amafaranga nta mafaranga yohereza akanote k'ibihumbi 5 kwa buri kwezi amafaranga 5,000 se simesha ahubwo se kwezi abayohereza ni bangahe? basi mu cyaro wishyura angahe buryo 5 ku kwezi nishyura ibihumbi 5 bihura n'inzu umwana akeneye ishuri None se reka maze mubaze. naho waba ukabije Oya reka tuvugishe ukuri. yenda nshaka kumubaza ahubwo iyo ari gukora i Kigali ntabwo bamuhemba urakopa Oya. ukorera ideni basi Amafaranga nkoherereza ndayakuririza rwose nawe urabireba ukuntu asa urabona uno muntu nta mafaranga arasa neza uyu mugore pe. none se Arasa yavuga neza. gute ko Ariko nta wamenya ko mafaranga aba mu cyaro. nkoherereza nabanyashyira muri Kigali ukuzi naba amafaranga nyashyira he? Hari aho wigeze mu manateye inda, hari ahandi wigeze mu ngo hari umugore ngira i Kigali nuzuga yo nkora nabanyakora nyashyira he? birumvikana ko urabona mufite i Kigali kuko ntabwo wakorera amafaranga ngo umuntu inote y'ibihumbi 5 ibaze turabana babiri njye n'umwana none se umwana arya ngaye mu kwezi njye nkarya ngaye kurya umuntu agoreza inote y'ibihumbi 5 uyu mwana araniga kandi n'ibyo 5 baranabikata kugira ngo ni 5 ayo kubikuza Yarambeshyera rwose arambeshyera nta kintu yabuze nta kintu namwimye ni kwa kundi abantu baba bashaka guserereza abandi bagashaka urumva hari ikintu bita gufasha umuntu kurera umwana waravuga ati ntabwo umufasha kurera umwana mufashe gute se kurera umwana nyine umenye bamurera gute se amafaranga niba nakoze nkamuha amafaranga ibindi abashaka ko nkora nibi none se ubwo nkaho umwana umuntu amuguhaye ngo umurere nanjye ndi umugabo nkajya gukorera amafaranga ibihumbi 5 byatunga umwana mu kwezi na minerval irimo oya hari n'ibindi nkuha yewe ndayakurira amafaranga none se ndikuza kugushinja ibintu utamwe ubwo hari amafaranga umuha atari kwemera niko ushatse kuvuga cyane
uri kuvugisha ukuri jamara bayanarakaye babivuga yanarakaye yaguhaye rwose byo kuvuga ngo ni 5 mwese 5 byatunga urugo ubundi we ni byo reka tudirengagize ko wambaye 5 kumaze iminsi konje kabiri Kigali nje kugushaka nakubura nawe nze kugushaka akazi ukiruka ubundi ubahe twapfuye iki unziza iki bimeze kwiruka byo urambeshyera ntabwo ibyo byo nabikora icyo wagihakanye ugaramye ubwo sinzuvugisha ukuri wari kuvuga ngo rero ngo mbahe ubwo wageze ubwo wambonye uzahamenya naho ikibazo se kiri ubuze kuki washe utabanje kumpamagara ariko imaze kwaza agacumbika kandi afite umugabo muri Kigali nawe ncumbika sinzi uyu munsi ko ndi bunahara ubuze kuki utabanje kumpamagara none se nk'ubu ngo bari hano ntiwanamubwira ngo aze mu rugo turabivugana kuko urumva ko nanjye mwanungu turaza kubivugana hanyuma hagati yawe na mama Salomo bimeze bite Salomo ze kandi umuzanye maze iyo umuntu amuvuze rero umutangira ngo bamuzanye bate sabariye kamwe se muzanye ute mwaretse ngo muraba abariye kamwe bivuga iki uriya mugore mwaretse kumubeshyera no kumuharabika ngo nta kibazo cye uwo mugore asigaye afite i Kigali oya mwere kumurenganya rwose mama Salomo yarabihakanye oya mwimurenganye nta gahunda afitanye nawe rero niba nawe undi mugore ufite fata umwanzuro ku kibazo cya madamu kuko madamu nawe atekereza ko mama Salomo hari uruhara ikibazo cyo ndagikemura ibyo abona aho kugira ngo ukomeje unsebye uneza abantu ko bayesere twaganiraga ubaye uneza abantu ngo nkuha 5,000 hari abagabo hano muri Kigali bakora nibyo 5 batabiha umuryango niba kugira ngo uneze ise abantu bamamagara ngo nataye umugore bagira gute umwana niba kunaniye uzamume uzamume mwirerere cyangwa nawe niba waje muri Kigali ufata akazi ukore nawe ugira gute uwo mwana umutunga cyangwa niba kunaniye ugira gute umume mwirerere aho kugira ngo neza abantu bamamagara ngo nataye umugore ngo kubera kariyo nuretse narakarubye ibintu kuse bya kwitangaza makuru ubwo ubusara ndakubeshya atansebye se nose niba yemeye ko namwohereje amafaranga 5,000 ubwo urumva atari amafaranga namwohereje ubwo ni menshi nyine ni menshi atagaragara se oya rwose oya nyine 5 iyo bamuhaye nose kugiye ndagiye rwose oya ntukwivumbure nk'umwana aragucitse umureba ubwo ejo uzongera umbwira ngo nshakira kuko bamubonye mu maso ariko nta kibazo nanjye ubwanjye ubwo nzamwishakira shamara uramurakaje ariko ubwo hari ibintu bikaze mvuze koko ko mubwije ukuri mubwira kandi ibintu bigaragara kandi nawe ubwazi ahubwo abuze ukuntu yisobanura aramwaye avuga ukuntu yisobanura agahita yivumbura aragenda ariko ibintu by'amafaranga arabihakanye cyane aratsimbarara sinzi impamvu bazibumbe 5 wowe umugabo biguhaye byagutunga 5 yo urumva nta na bodaboda y'umwana wagura mbwira bodaboda igura 4,000 igihumbi sinzi njyewe nuko mbona abisoje abirakariyemo ariko twambere nabonaga ari kubasha kubyumva avuga ati nzagira icyo nkemura ariko nyine ndabona bisoje nabi icyambere cyazanye nuko mubonye ahubwo warakoze kuba umumamagariye nkaba mubonye nubwo ngiye gusura mu cyaro nyine ngiye gusura mu cyaro ntuje byitwa ko namubonye nagari kimwe no kuza kongera ugasubirayo namuntu ushaka utanga none si kimwe oya n'ubu ngubu kubera ko njyewe byibura apfa kugerageza akanyitaba ariko sinzi ko none ntazongera kumamagara akanyitaba kuko asanze mubeshya ariko uko biri kose ndabizi uraza kongera mushake muganire ku kibazo murebe icyo mukemura kuko urumva ntabwo wajya uhora uza muri Kigali wongera usubirayo nayo matike nayo aba ari gupfa ubusa wenda kubera mbonye agiye no kugira isoni na telefone yashyire ku murongo nzamuhamagare mubone cyangwa se nawe ubwo azampamagare ariko wumvise ukuntu mvuze mu Salomo ariko nguriya ngo muramushakaho iki ngo ntabwo muzi ngo ibiki n'ibiki agataseka nyine nuko azi ko baziranye azi ko twabimenye oya ariko gusa bishobora kuba byaranarangiye nyine ari ibya kera wenda ubu bitagihari kuko nanone ariko ikintu kiri gutuma uriya mugabo aguhunga ntiyemere gukemura inshingano nacyo nicyo gituma nyine ushobora kuvuga uti wasanga ashobora kuba hari n'undi utari mama Salomo rega
bagore muri Kigali barahari benshi wenda tuzabimenya wenda Masalomo akaba ari we wamenye ariko hari abandi nzamwinginga ndebe ko buriya umuntu nagerageza kunyitaba nzamuhamagara mwinje numve kubera ko buriya umuntu niwe ubasha kumenya ukuri mu mutima ashaka kubwira ati reka kandi hari abandi sakubwiye ngo ntanda yateye nabyo ntango ntanda yateye muri Kigali abandi batera inda kuko ni ukuri niba ntandara ubwo mbese no kubwira ati niba ntaratera inda urambaza iki umwana aramuha murere akareka nibishoboka none se amezi mumaranye murera njye n'ubundi ubwo yara ariko nta nubwo byashoboka kuko njye nimuhamagara nzamwigisha tuzumvikana muziyumvikanira ubwanira ubundi abantu babyaranye ntabwo kumvikana byabananira ntabwo byabananira pe biba ari ibintu byoroshye niyo byanze mwitabaza inzego kuko ntabwo warengana cyangwa se ngo umuntu agire witabaza inzego zikagira icyo zigatanga none akabikora ku itegeko turimo gusoza agira ijambo ubwira Jean Marie njye kintu namubwira ati garuka cyangwa se nibwo yaba ari kunyuma amubwira ati nibwo nshyize blacklist subiza amaso inyuma utekereze ko dufitanye umwana kandi twabanyeho neza nubwo ari Kigali yaguhinduye ongera ugaruke reka dusoreze hano nanjye ngira ikintu mbwira Jean Marie iyo uri umugabo ufite inshingano iyo wagize umwana ufite inshingano za kibyeyi rero aho ari hose ni ukuri nugira uzi icyo ukemura kuko uri guteza imvururu mu bantu umwe akeka undi ndakeka undi kandi ntabwo ari byiza ubwo rero utekereze cyangwa se n'abandi bagabo bagenzi bakugira inama ufata umwanzuro usubire mu rugo wasubira mu cyaro cyangwa mwabana mbese nawe ukamuzana gusa ugira ngo ubundi inzu wabamo muri Kigali ntiwayibanamo n'umugore mu bana mbona nta tandukaniro ubwo rero reka dusoreze hano ikiganiro cyacu ubwo no muri komenti abakunzi bacu muze kujyamo mumagira inama mwandike muri komenti inama cyangwa igitekerezo watanga kuri Jean Marie hanyuma nabo bakabona yuko nyine mubagira inama hari umuntu ushobora kunanirwa kwigira inama ariko wamugira inama akabasha kumva kurusha uko we yabyitekereza reka dusubize mu kiganiro cy'ubutaha